ngende umubyeyi w'abana babiri ubu ni umwanzuro nafashe wo gukora siporo kugira ngo niyiteho. Siporo ni ikintu umuntu akwiye gushyira mu buzima bwe rwose. Siporo fata umwanya uko bigushobokeye, uko bikoroheye, uko umwanya uzagenda ubimenyera buke buke. Icyambere n'ubushake, icyambere nuko uri motive, icyambere nuko wafashe nuza decision yo gukora siporo ukumva nyine umva ufite ubushake ushaka kubikora. Ndabasuje cyane, nizere ko mumeze neza. Karibu kuri Isi France Lifestyle, karibu cyane, buri wese arisanga. Nizere ko aho muherereye muri kugubwa neza. Mukomeze mukore subscribe kugira ngo mukomeze mushyigikire channel, mukore subscribe kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro ngenda bagezaho, yaba by'ubuzima busanzwe cyangwa muri rusange rwose. Hano rwose turavuga ibintu byose nta kibazo. Uyu munsi ngiye kubereka siporo wabasha gukora kugira ngo zigufashe gutangira gukora siporo. Navuze ngo umuntu wafashe umwanzuro wo gutangira gukora siporo rwose ruzi akamaro ka siporo. Gukora siporo ni ibintu byiza cyane bishobora gufasha mu buzima, kwitaho ni ibintu byiza cyane. So wafata ntuza nimba wafashe umwanzuro wo gufata gukora siporo, karibu cyane ngo ndakwereka imyitozo atangira gukora kugira ngo ugende buhoro buhoro umubiri wawe ugende ubimenyera. Ntabwo umuntu utangiye gukora siporo cyangwa umuntu utaramenyera gukora siporo wahita uvuga ati ugiye gutangira guterura ibyuma, ugiye gutangira gukora iki. Icyiza ni ukubanza ugenda ukora ama exercice, imyitozo imwe n'imwe kugira ngo umubiri wawe ugende ubimenyera. Sino ejo mu gitondo wazagira ubyuka uri kubabara ahantu hose, wumva amaguru kurya cyangwa se ahantu hose kurya. Ariko icyiza no kugenda buhoro buhoro ukora imyitozo yawe kugira ngo umubiri wawe ugende ubimenyera. Reka dutangire, mukore subscribe tuze dutangire nze mbereke imyitozo nimwe imwe watangira gukora kugira ngo utangire wimenyereze gukora siporo buke buke, umubiri wawe uzagenda ubimenyera. Ahanini nkora siporo nambara impuza, nambara ceinture mu nda, ariko uyu munsi ntabwo ngiye kwigira, ariko nzagenda mbibasobanuraho buke buke. Ariko uyu muntu yashyizemo ceinture bere sawa cyane, bituma bifasha no kugira ngo exercice uri kugira zize kugira na effect kuntuza ku nda yawe. Ariko nta kibazo, uyu munsi gendana nyine nk'abantu bagitangira gukora siporo, ndagenda mbereka imyitozo n'imwe ugenda ukora kugira ngo utangire ukore siporo. Reka dutangire dukora shifoma, twishyushya kugira ngo dukomeze. Let's go. Reka dutangire twishyushya. Kwishyushyemo buke buke, nimba hari gufata umunota umwe cyangwa iminota ibiri nta kibazo. Nambere no kwishyushya kugira ngo amaraso abanze ashyuhe. Niturangiza tugiye gutangira dusota, turasota inshuro mpuza. Ngiye mbikora inshuro 100, ariko uko tugiye gutangira tugiye kubikora inshuro 10 turuhuke, dukora inshuro 10 turuhuke, gusa kubikora inshuro 30 yaza kuba bihagije utangire. Umuntu ugitangira gukora siporo wakora inshuro 10 ugahagarara ukaruhuka, ukongera ugakora repetition inshuro 10 cyangwa se ukoza ko inshuro 3 zirazaza ziko ziba zihagije kugira ngo utatangira kwinaniza. Cyiza no kugenda buhoro buhoro. Turangije gukora iyo myitozo y'intuza iyindi yo gusimbuka, ubataka intuza exercice ya kabiri. Tumaze kugira turatangira kugira urambura amavi gutya. Iyi exercice ifasha gutya kunda abantu bashaka gukora amabudo. Iyi exercice ni nziza cyane. Rero hano ndi kugenda buhoro buhoro kugira ngo umuntu ugitangira gukora exercice bize kumufasha agende buhoro buhoro, umubiri uzagenda ubimenyera. Icyiza ni ukugira kuzamura buke buke. Hano umuntu ari gukora ku matako, akaba ari no gukora n'inda hose, hano ku abdomino. Ubona ko rwose umuntu agira gutya amabdomino aba ari kugira inshuro 10 buri ntuza. Ndabara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ushaka gukora inshuro ntuzo, ushaka kurepeta inshuro nanone inshuro 3 inshuro 4 ukakora amaturo 40 biraza kuba bihagije rwose ku muntu ugitangira gukora siporo. Maze tugenda hano gutya 1 2 3 ukore ku nkweto 4 5 6 7 8 9 10. Ukora inshuro 10 ubishobora kurepeta inshuro 3 biraza kuba bigiye bihagije. Ukagatoya ukicara ugahaguruka. Rimwe nkabara inshuro 10, 2 3
kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi. Exercise yo guhora no kugira kuzamura impuza, ukora gutya uzamura anga ntabwo uri kugira ugenda uzamura buhoro buhoro. Ahangaha rwose urabona ko umuntu ari gukora hano ku nda no ku maguru, hano kunoza ku matako nawe ari kuzamura gutya azamuka hagiye kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi. Gukora hasi ukazamuka gutya, gukora hasi ukazamura no kugira amatako ukayanuza amaguru hano ukayatandukanyamo bukeya ukagira gukora hasi ukazamura. Hano umuntu ari gukora no ku mugongo rwose biba ari sawa cyane. Umuntu ubyuka yumva mu mugongo ari kumurya biba ari sawa cyane, ugakora hasi ukazamuka. Ni ugutandukanya amaguru inshuro nkeya uzamo gakeya kugira ngo ubashe ukore hasi utagize, ntabwo ari ugutandaraza cyane, utandarazamo buke cyane. Ushobora kubikora inshuro 10 ni sawa cyane. Kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, kusimbuka abantu nimba utafite ibiro byinshi cyangwa ubasha kwiterura wasimbuka. Reka dutangire dusimbuka. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi. Ushobora gusimbuka nabyo ukabikora inshuro 3, repetition inshuro 3 birabaza kuba bigiye bihagije. Simpuza ikirenge mbe hose n'impuza zibe mpuza. Tugende dukore ngiyi nabyo yaza gufasha kugira kugorora ingingo aha mpande zombi. Ntabwo ari ugutandaraza cyane, ninde gutandaraza cyane kugira bataza kubabara hano, ariko kiza no kugira buke buke kugira ngo bashugira. Sama body twitegure hakiri kare, umuntu azajye kuri plage afite agasama body kari fresh cyane. Nase umuntu ushaka kunanuka yagera akoresha imyitozo cyane. Indi exercise ushobora gukora n'impuza y'amaboko, ushobora gukora amaboko gutyo ukarambura amaboko, nabyo ni sawa cyane. Abantu ushobora kuvuga ati exercise imaze iki, akari exercise ushobora gupratika rwose gashobora gufasha kugira, ushobora gufasha mu kugorora imitsi, mu kurambura amaboko, byose ni ibintu ushobora gufasha cyane. Ukajya gutyo mwaje gukora exercise imaze iki. Tuvuga nk'imbyino kurara amaboko ifatana hano, urabona ko rwose bituma ukombina ukongera ugasubira gutya hano inyuma. Urabona ko rwose nabyo exercise ukaratika hano n'amaboko nta kintu kimufitemo. Agira
dukora icyo bita no squat. Squat ni ntuza no kugira no kugira aravuga ngo arashaka kuzana ngo amabuno n'ikindi siporo ushobora gukora ukazana amabuno rwose ni sawa cyane. Hano ntuza ku mataye hagakweguka hano muri base, ni siporo ifasha cyane hano muri base kugira ngo hagire neza. Reka dutangire dukore squat icucu. Hano uri gutya no kugira ntugire hasi ukongera ukazamuka. Umugongo ugomba kuguma uri ntuza uri droit ukagira umugongo, ntabwo ugomba kwihina ngo ugire gutya ngo umere nk'uhennye, ugomba kugira umeze nk'aho wicaye ukagira ikibuno kikaba kiri inyuma ukagira gukora squat inshuro 10. Twagiye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ushobora gukomeza ukayikora usanzwe ukora siporo cyangwa se nk'uko umutangizi ushobora gukora 10 ugahagarara ukongera gukora indi 10 ugahagarara, cyangwa ugakora 5 ugahagarara, cyangwa ugakomeza ugakora 5 ugahagarara. Nabyo ni ibintu byagufasha cyane. Fata amaboko agire gutya aho tuzamure gutya ku mpande. Naho ni siporo ifasha gutya rwose, kuko umuntu aba afite ibintu by'ibicece rwose ni siporo ushobora gufasha cyane. Reka tujye kubikora inshuro 10 tuzakora ama repetition inshuro 3 cyangwa 5 bitewe nuko ubishoboye. Wagenda gahoro ugafite umwanya uko bishoboye cyane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 no kugenda urepetamo gutya ngo ni sawa cyane. Uragenda bigufasha 1 2 3 4 5 6 7 Noza ahageze noza ugire gutya ushinga ibi hasi bagihindura icyo hasi gutya. Noza siporo zafasha kugira ugire mu mavi hano kunoza ku matako ufasha undi kugira ngo tutagire gukora inshuro 10 zagufasha kugira guhindura hano guhindura gutya. Urabona ko rwose umbaza no kubyina biba birimo, ariko guhindura nkumva neza. 1 2 ni siporo uba hano rwose wumva abantu harimo gukora kabisa. Uvuga ko siporo nayo ni nziza cyane, ushobora kubikora rwose ahantu uza rwose ukabona ukumva birafugize bisawa cyane. Iyi siporo nayo ni nziza cyane kugira ngo umuntu akore hano umutaka uhagerageza. Gatangiye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi cumi na rimwe cumi na kabiri cumi na gatatu cumi na kane cumi na gatanu cumi na karindwi cumi n'umunani icyenda uko bikazamuka rwose umuntu ashobora kwatira ibintu byoroshye kandi ibintu bikomeye urumva ariko bizamuka ukabikora inshuro 10 ukaza gusubiramo ukora repetition inshuro 10 nabyo ni sawa cyane rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani ugakomeza kugeza uje ntuza genda buhoro mbose ntiwistresse cyangwa se ntiwinarize genda buhoro bitewe n'uko ushobora gatanu ugahakiraho ukora neza ugarukiraho fata umwanya uhagije ugenda ukora amarepetition uko bigushobokera ukajya muri ntuza gutya muri ntuza ihagije gutya
no kugira gutera intambwe gutya nkomeze gukora za karate nabyo ni sawa cyane. Muri siporo nta kimaze ariko irakimaze cyane, ariko hano gutya rwose buntuza hano mu mbavu ukagara n'ubu gutya ni sawa cyane. Ari 1 2 3 4 5 6 ushobora no gufata icupa ry'amazi hano n'iri cupa ry'amazi ukajya ugenda ukora gutyo rwose ni sawa cyane. Iyo umuntu akoze siporo agashyiraho agafata ikintu mu ntoki cyangwa gifite ikiro, nacyo ni ibintu bishobora gufasha cyane kugira ngo umubiri wawe ukomeze ukomere. Umeze nk'uri gukora ntuza gukubita byiza igihe wumva unaniwe hano mu mavi rwose uraza kugira wumva ko harimo gukora kujya muri kibadasha ukomeze ukafite nayo ni siporo nziza cyane. Ndabashimiye mwe mwabanye nanjye mu gukora siporo rwose. Buri wese yagira ngende umubyeyi w'abana babiri, ubu ni umwanzuro nafashe gukora siporo kugira ngo niyiteho. Agatayi nari mfite ntarabyara ngire ngasubireho bizamfata igihe, ariko urabona ko rwose ndi kugenda ngira mfata umwanya uko binshobokeye rwose ngira nkora siporo. Siporo ni ikintu umuntu akwiye gushyira mu buzima bwe rwose. Siporo ni nziza cyane, byagufasha gukomeza kwitaho ukayiba fit, kandi siporo rwose nta muntu utazi akamaro ka siporo. Ndabashimiye mwarebye video, mwarebye mwakoranye nanjye siporo. Iyi video ushobora kuyikoresha mu gukora siporo kugira biguhe imyitozo wakora. So ntiwigire we fata umwanya uko bigushobokeye, uko bikoroheye, uko imbaraga ufite ugende buke ntuwera ntukore nk'uko nabikoze, ariko uvuga ati ndakora 5 inshuro 5 ugende buhoro ufata umwanya uzagenda ubimenyera buke. Icyambere n'ubushake, icyambere no kuba uri motive, icyambere no kubafasha nuza decision yo gukora siporo ukumva nyine umva ufite ubushake ushaka kubikora. So mwiyiteho, twiyiteho, dukomeze tube fit, dukomeze tugubwe neza. Umuntu akora siporo ni sawa cyane. Bike niba ari umuntu ushaka gutakaza ibiro rwose gukora siporo ni ibintu byagufasha gutakaza ibiro. Ikindi turye neza, turye ibiryo bifite intungamubiri, ibyo byuzuye amafruit, turye legume, turye ibinyamafufu, ibintu byinshi, turya amaproteine, inyama z'imyeru, amafi n'ibiti byose kugira ngo ukomeze twiteho. Mwakoze kubana nanjye abarebye iyi video rwose ndabashimiye. Mukomeze ubugire neza. Yana bereka inzego services nyinshi umuntu ashaka gukorera hasi, cyangwa se ashaka gukora nta bikoresho afite cyangwa afite ibikoresho, ni byinshi tuzagenda tubireberaho. Mwakoze kureba video yanjye, nizere ko muzakomeza kubana nanjye. Mukore subscribe mu cyondo hasi kugira ngo mukomeze mukurikirane video zanjye, ibiganiro njye n'abagezeho bitandukanye. Mukomeze mukurikiraneho bizajye bikugeraho mu wa mbere. Ndabakunda cyane. Ciao.